Nshuti bavandimwe nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko ibintu ari uburyohe. Dukunda kubabwira amateka y'ibyamamare, tubabwira ubuzima bushaririye bukarishe bagiye bacamo, gusa tukagenda tubabwira n'ukuntu bagiye babwikuramo, ubu ngubu bakaba ari ibyamamare bihambaye hano muri iki gihugu cyacu. Ari nayo mpamvu TV yacu yitwa Birashoboka TV Rwanda. Nawe byashoboka wakora ibitangaza. Reka today cyangwa se uyu munsi tukubwire ku cyamamare cyakoze ibitangaza nanone gikomeje kubikora hirya no hino, gikomeje kwigarurira imitima ya benshi mu banyarwanda ndetse n'abadiaspora ndetse no hanze, bakomeje kugenda bavuga ati uyu nguyu we arabizi kabisa, azi gukina, azi ibyarimo. Ikindi mbonye ahantu hose waba uri ugomba kumenya ko igihe cyose wanahava. Intebe wicayemo uyu munsi ushobora kwicaramo undi, waba ukomeye waba woroheje, aho uri kano kanya ntabwo ariho ugomba kuba uri, ahubwo hari ahandi uteganyije kuzabura. Imyaka 19 ubwo watangiye gusambana ufite imyaka ingahe? Cyewe Watangiye gusambana ufite imyaka ingahe? ngende shaki ibyo ntabwo byenda. Mwitebe n'Imana Patrick ari nayo mazina yiswe n'ababyeyi, akaba yarakuriye mu muryango w'abakatolike, iwabo bari abakatolike. Nyuma yaho yaje guhindura izina bitewe n'uko we yarahinduye idini akaba umuyisilamu, yitwa Benimana Ramadani. Ni ubuheta mu bana batatu bavukana, kandi akaba yaravutse ku itariki ya 14 Mata 1993, avukira i Nyarugenge akurira Kicukiro. Yize amashuri y'incuke aho bita kwa Nyiranoma, abanza ayiga Kicukiro kuri St Patrick Epeka, yiga Rwamara, ayisumbuye ayiga Kicukiro, yize ku kigo cyitwa Jessica. Nyuma yiga ubwubatsi muri Etage, akomeza kaminuza nabwo yiga ubwubatsi, ubwo ni civil engineering, yirangiza neza, ariko nyuma ajya mu bindi ari nabyo yaje kuboneramo bachelor's degree, gusa akomeza ibijyanye na sinema. Bamenya avuga ko afite umubyeyi umwe ari we mama we, avuga ko kandi papa we atamuzi, ko yitabye Imana mu 1994 igihe habaga jenoside mu Rwanda Abatutsi. Nyuma ibyo byaje kumutera kuba mu buzima bukakaye cyangwa se ubuzima bugoye cyane, ko mama we yagorwaga no kubona ikibatunga, ari nabyo byaje gutuma ajya mu miryango ariko nayo itaramufataga neza, dore ko yakoraga imirimo y'agatunabwene. Yajyaga kwiga avomye nk'amajerekani 10. Avuga ko yigeze gukubitwa inkoni zituma arara mu irimbi, ari nabyo byamuteye kugira ngo cyangwa se gukora yumva ko agomba gutera imbere uko byagenda kose. Uyu nguyu bamenya yakuze afite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime, atangira gukina filime yiga mu mwaka wa 5. Urumva ko yari akiri mutoya cyane, aza no gutwara ibihembo bigiye bitandukanye birimo amafaranga yahawe nk'umukinnyi mwiza mu kinamico bakinaga yo kurwanya ruswa n'akarengane. Byaje kumuhesha amahirwe, aza guhura n'umukinnyi wa filime uzwi nka Samusure. Aha niho yinjiye muri filime yakunzwe cyane yitwa Zirara Zisha, yakinagamo ibyamamare bigiye bitandukanye muri sinema nyarwanda. Aha twavuga nka Sekaganda, Samusure, Kanyombya, Nzovu ndetse n'abandi benshi. Iyi filime yayinjiyemo ibyamamare sizo gusa yakinyemo, yakinye muri Kigali si Kigoma, harimo iyitwa Nkuba Ingurane y'Ubusugi, ndetse na Catherine, ndetse no muri City Media yaje kugaragaramo ndetse n'izindi. Yaje kugira uruhare mu gushinga inzu yacuruzaga filime yitwa African Movie Market, yabikoraga ibyo afatanyije no kuba umunyamakuru kuri radio yitwa Flash FM. Ikindi kintu wamenya kuri Bamenya ni uko yakuriye mu itorero ribyina, ari ryo ryitwa Uburiza. Yigeze no kubera umuyobozi. Si ibyo gusa kandi Bamenya uko yabyinaga muri iryo torero niko yari bifatanyaga no gukina ikinamico. Atangirira muri groupe yitwaga Abasare, bakina ikinamico zigiye zitandukanye. Nyuma yaho yaje kugaragara muri filime zitandukanye nakubwiye hejuru, harimo Kigali si Kigoma, Nkuba, Zirara Zisha ndetse n'izindi. Aza gukomerezamo n'iyindi yitwa Bamenya, ari nayo yamenyekanyemo, ari nayo bamwitiriye iri zina.
cyane ko iyi filime yaje kuba yamuhindurira ubuzima, dore ko muri 2021 yaje kuba yatwara Best Series, igihembo gitangwa na Rwanda International Movies ariyo RIMA. Si ibyo gusa kandi nakubwiye ko yabaye umunyamakuru kuri Flash TV ibyerekeranye no gushaka. Mu mwaka wa 2020 yatangaje ko agomba gushaka umugore ariko ategereje murumuna we ngo abanze arangize amashuri. Icyo gihe abantu barategereje baraheba, noneho yongeye kubazwa kuri iki kibazo avuga ko azashaka ariko atarabona nanone uwo babana. Si ibyo gusa, hari n'ibindi bitangaje kuri uyu mugabo bamenya, uko akunda urusenda kandi akaba atari we urwitunganyiriza cyangwa ngo barumutunganyirize, rutunganyirizwa iwabo mu rugo. Akaba avuga ko impamvu ari ukugira ngo ataza kwibagirwa inshingano afite mu rugo. Ikindi kandi avuga ko umuntu umwinspira cyangwa se umuntu afata nk'icyitegererezo ari nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Munyemerere bavandimwe dusubikire ikiganiro cy'amateka y'uyu mugabo cyangwa se y'uyu musore bamenya hano, kugira ngo dukomeze tubane. Kanda subscribe, share, comment ndetse na like, dukomeze tubane. Ibyo dushyiraho byose ugende ubibona gatanu ku kandi.